njya mbivuga ko ni umwuga wanyinjirizaga kurusha iyindi yose nakoraga. Nza guhagarika karaoke kubera imbaraga za Roho Mutagatifu. Nabanje kubishidikanyaho nkavuga ariko ko numve ibi bintu ndi kubikora ntishimye, ariko kandi nibyo mpanze amaso, nibyo bintunze, gusa nibihagarika biragenda bite, niho ngura amafaranga. Reka tujye tuvuga ibintu mazina yabyo. Ko nkeneye amafaranga ngo mbeho, nindi hagarika biragenda gute? Ngenda mbona ibimenyetso, najya njya kwitegura ngiye gukora konseri, imvura ikagwa nyinshi kananira kujyayo. Mwahuye ute? Yagusanze yakugendereye ute ku buryo guhata ibi bintu byakwinjirizaga? Kuko ntari mu isomo duhita kudutangamo ryo kumvira umwuka, no kubwira abantu uburyo kimwuka Imana ashobora gusura abantu akabacaringa kandi bagahinduka. We byagenze n'urugendo rurerure bitari bunyorohere kuruhina, ariko ndagerageza. Hari ibihe nagezemo nkora uyu muziki, kuko ubundi mbere no mu myaka ya mbere ngitangira umuziki ni ibintu byamfashaga cyane. Numvaga wenda nk'igihe mfite depression, nk'igihe numva ntamerewe neza, najya ku kazi ngataha numva namerewe neza, ariko ntibitinde nkaza kongera kugera igihe cyo gusubira mu kazi n'ubundi numva byagarutse, bikaba ari ibintu bihoraho. Byaje kugera igihe rero mu mwaka ushize noneho numva pe burundu umuziki mwanzi. Numva ikintu kinjemo ni ugushaka kujya gusenga. Numva ndashaka kujya gusenga. Ntabwo ari uko mbere ntasengaga, ariko ntabwo nakundaga kujya guterana, kujya guhura n'abandi bakristo ngo dusengane. Numva ndashaka kujya guhura n'abandi bakristo. Hari ukuntu rega burya iyo umuntu atuje ukagerageza kumva umutima wawe, kwa kundi ubutekereza, ugerageza kureba icyo ushaka mu buzima, icyo ugamije kugeraho, niho burya umwuka wera cyangwa Roho Mutagatifu avugira. Tujye tumenya gufata umwanya wo gutuza, dutega amatwi, kuko twibukiranye ko Roho Mutagatifu buriya ni Imana. Ni igice niba navuga kuti ni isura y'Imana, imwe mu masura y'Imana. Roho Mutagatifu rero kugira ngo abashe kukuvugisha wumve nuko ubutuje, ntago avugira mu rusaku. Nukuvuga ngo niba ubyuka kanya wagiye muri shuguri, wagiye gushakisha nimugoroba, uri umuntu ukuda no kujya gusenga, wagera mu rusengero ukavuga ugacuranga mugasakuza ugataha. Birashoboka cyane ko ushobora gutaha nta kintu wumvise kandi yakubwiye, ariko iyo utuje ugatega amatwi, ushobora kuba uri iwawe, ushobora kuba uri aho ngaho mu rusengero aho wagiye gusengera n'abandi bakristo, ariko ugatuza rwose urumva. Hanyuma rero ukamenya icyo wumva koko uhatirwa gukora. Ikikubwira yuko ari cyo Roho Mutagatifu aguhatira nuko wumva ko ibindi byose uri kugerageza bigenda byanga. Icyo washakaga gukora kindi gihita gitangira kuba intambara mu buryo budasanzwe, ariko cya kindi Roho Mutagatifu aguhatira kikikora. Ugerageza gato gusa, ngira ngo bihuye na rya jambo ryanditse muri Bibiliya ngo utera intambwe imwe gusa, mu izindi 99 nzazitera. Ni ukuvuga ngo rero ni ibintu bihita byikora, ukumva ugenda ujyamo. Nanjye rero nuko byagenze, ntangira gushaka kujya gusenga, njya gusenga, noneho nkajya numva rwose mbwirwa nkumva. Ngaruka rero mu bya konseri, najyaga muri konseri nkatangira kumva ya magambo kurusha uko nayumvaga mbere y'indirimbo. Nacuranga nk'indirimbo nkumvira njya mu matwi pe. Nagerageza kwanaliza, gutekereza cyane ku magambo ayirimo, nareba koko naho hantu ndi nibyo iyo ndirimbo iri kubwira abantu, ngahita mbona ko ari ibintu bidahesheje Imana. Icyo nakoze ni ukuvangura amoko y'indirimbo, amagambo ndirimba. Indirimbo ngiye gusubiramo ndabanza nkayitekerezaho kabiri kenshi, ahubwo nkavuga nti iyi ndirimbo irafasha abantu, nge siramfasha, iyi ndirimbo se irahesha Imana icyubahiro. Niba ibyo bintu byuzuye uko ari bitatu, ikaba ari indirimbo ifite injyana nziza. Mu byo wakoraga wabonaga haza bidahesha Imana icyubahiro cyane kiriya gihe? Burega turi kureba umuntu wa kera wahindutse akabona yego n'umuntu byaraza. None kuri unyuzwe n'igice uri gukorera mu muziki cya gospel? Yego biranyuze, kuko
bimpa amahoro, binzanira umunezero. Ntabwo nari nabikora cyane, wenda ntabwo mbifitemo uburambe nk'imyaka yose namaze indirimbo zivanze, urumva nibwo ngitangira, ariko maze kubona yuko ari ibintu bihindura ubuzima bwanjye bwarahindutse 100%. Burimo umunezero ukakizana mu nzu y'Imana. Abantu barabo twakoranye arabazaga kundeba, bambwiraga ko babona mbikunda cyane, bagakunda ukuntu mbikora kinyamwuga. Rero n'ubundi ndacyabikora kinyamwuga. Gusa wahinduye kandi ndabikunda cyane. Okay, wisanze ute noneho, reka tugukure muri karaoke. Wisanze ute usiga ushide kuri kamera, uri proud uririmba none nk'indirimbo Alexis n'izindi zitandukanye dushobora kuririmba? Impamvu nuko naje gusanga ko buriya amagambo tuvuga ararema, amagambo ararema, kandi indirimbo ni amagambo yikubye kabiri, kuko burya kugira ngo ijambo rireme uba warishyizemo amarangamutima. Iyo uvuze ijambo rigaherekezwa n'amarangamutima, ujye umenya ko ibyo bintu bifite amahirwe menshi yo kubaho. Iyi ndirimbo rero zifite ukuntu zizamura amarangamutima. Iyo zazamuye ayo marangamutima rero ugashyiramo amagambo avuga ibintu bitari byiza, ujye umenya ko bifite amahirwe yo kubaho. Naravuze ariko ni ibiki wiyatuyeho? hari umupadiri wavuze ngo uririmbye neza abasenze kabiri. Niwe nabyumvanye bwa mbere, ariko nkeka ko ari ijambo ryari risanzwe rizwi. Uririmbye neza abasenze kabiri, ni ukubera ko ya marangamutima nayo aba yajemo. Murabizi no muri Bibiliya ko bavuga ko umuziki wirukana rwose imyuka mibi ikagenda. Ikindi ariko ni ibintu byo kwitondera cyane, kuko na shitani ubwe yari umuririmbyi ukomeye. Iyo uririmba neza aba afite ishyari, ugomba kumenya icyo kintu. Byanze bikunze hari ibintu byinshi bikwataka. Iyo rero binyuze noneho muri za ndirimbo, muri ya magambo nawe wiyaturiraho, hari umwuka w'ubusambanyi, hari umwuka wo kwiheba, hari umwuka wo gukoresha ibiyobyabwenge. Iyo ni imyuka ikunda kuzamukira cyane mu ndirimbo. Ubwo ndi kubivuga mu buzima busanzwe, muri ba bantu batabigize umwuga. Ababigize umwuga bo muzabibona kenshi, burya abaririmbyi baba bafite ibibazo byinshi. Umunsi ari ushimye kuririmba, bivuze ku buzima bwa Jane wahindutse akava muri karaoke akaza gukora Imana. Ndashaka kubwiza ukuri ko muri ubu buzima nsigaye nyoborwa na Roho Mutagatifu. Mva mu rugo nje ngo dukorane indirimbo, kureba ahanze ngurutse kw'abantu babaho muri ubu buzima bwo mu isi, bamwe batakubukene ngo bwabarembeje, kandi abakire ntibanyurwa n'ibyo bafite, bararira. Ni kukiturira kandi uwaturemye hakitwitayeho, witegereza inyoni ntizibiba ntizigira n'ibigega,
kuki se yareka umuntu yaremye n'amaboko ye kuki se yareka umuntu yaremye n'amaboko ye yo turi mu bibazo byo mu buzima satana aradufata maze akadushuka tugateshuka umukene akaririra ibya mugenzi we agashaka n'uburyo yakwibangwa abone uko yakira umukire nawe nabitangwaho ahora ashishikaye kwambura abakene no guhuguzanya ari ibyo ashyize imbere none se bagenzi ubu turajya he niba ari uko biri none se bagenzi ubu turajya he niba ari uko biri ko rero bakundwa murebe ibiriho nimuze twige kunyurwa n'ibyo dufite tubana amahoro iyi si ni icumbi twarayiragijwe ntacyo wazanyemo ntacyo uzakuramo niko biri kuki tumarana kandi dupfa ubusa bitari bikwiye ninde wabonye se ujya gupfa agahamba n'ubutunzi bwe tuzi n'uko isi dukunda iby'ijuru tubana amahoro tuzi n'uko isi dukunda iby'ijuru tubana amahoro tuzi n'uko isi dukunda iby'ijuru tubana amahoro tuzi n'uko isi dukunda iby'ijuru tubana amahoro
somo ririmo aragira uti tuzinukwe isi dukunda iby'ijuru tubana amahoro. ukuri uraho neza? yego amakuru amakuru ni meza iby'isi tubizinukwe. okay aho niyo mageze ndabana ariko uyu muririmbyi nawe Alexis Dusabe nawe yaduhaye umukoro utoroshye. yego ariko icyo nkuramo muri rusange wenda kuzinukwa n'ugukabya kuko iyi si tuyirimo ariko aravuga ati twarayiragijwe. yego dushobora kubikunda ariko tukabikunda mu rugero. erega ikintu cyose buryo gikabije kiba ari kibi. ikintu cyose gikabije kiba ari kibi. imyenda nambaye n'iby'isi, uko naje ibyo byose ntago naje n'amaguru n'iby'isi, uko nariye n'iby'isi, ariko icy'ingenzi tubana amahoro. hari igihe muri ibyo byose tubana amahoro ntacyo twazanye nta nicyo tuzakuramo. yego iryo ni isomo kandi niko kuri niko kuri abantu babyumva batabyumva kutabyumva ntibibuza kwitwa ukuri. ntacyo twazanye ku isi nta nicyo tuzakura. urakoze noneho uzi ko twase tuganira tutebwiye abantu twaganiriye n'abaririmbyi n'intore niko bakora. yes umaze kuririmba indirimbo y'umuhanzi Alexis Dusabe turamusuhuje nzi ko akurikiye cyane. amenye ko yanamfashije mu kubyiruka kwanjye cyane. uraza kumbwira icyo ndirimbo icyo iyi ndirimbo ivuze ku buzima bwawe na Alexis Dusabe muri rusange waririmbye ino ndirimbo tukaba tuyisubiyemo muri ubu buryo buri live. rero ninde umaze kuririmba iyi ndirimbo? ninde? njye nitwa Jane Uwimana. yego Uwimana Jane. Izina rya Uwimana Jane hari abantu baza guhita ko bari kurura cyane kuko hari abantu ryigeze rikoreshwa. iri zina mbazi inshuro maze kurivuga kuva mbayeho. en fait nicyo mvuga hari abantu izina ryakoreshejwe cyane. buryo uvuze ngo Uwimana Jane hari umuntu uhita ugukeka ahantu. nihe hantu nk'atatu abantu bashobora guhita bagukeka? okay hari uwo duhuye mu kanya arambwira ngo ari gushakisha ngo ahantu nzi ahebewe uko dukomeza kuganira arambwira ngo ngo ndibutse ni muri karaoke. aho nahambere we niho yayisabona niho yabonye. yego hari undi tuganira twavuga akavuga ati iryo jwi ko ndi kurikurura ati ni kuri radio 10. urumva habaye hakabiri ubwo si habiri uretse ko atari kuri radio 10 gusa nyine ku maradiyo muri rusange. yego se ha gatatu ariko no kuri YouTube na ha gatatu amaradiyo nituyabara rero hararenga hatatu. aha reka mbaze icyo nshaka kubaza abantu bakeneye kumenya. ndashaka kwirebera Jane wo mu rusengero na Jane muri karaoke. ndabona bashobora kuba ari ba Jane babiri kuko umuntu usugira ngo ntabamo benshi tubabemo umuntu abamo benshi. aha Jane sundi umuziki kuri wowe ni iki? umuziki ni ubuzima. kuri njyewe ni ubuzima. ni ukuri meaningful kuko ndibuka kera umuziki njya kugira umwuga kuririmba nabigize umwuga. njya kubigira umwuga najyaga mbikora nk'uwikinira ndi gutegura amakuru. ndibuka reka mbere ku kera ka mbere ndi mu ishuri hari ukuntu wakunda abantu baba bacecetse cyane uri gutekereza cyane uri kure umuziki uhita unzamo nkaririmba. noneho mwarimu atari ku muntu uri kuririmbira mu matama ati kandi ubwo tugushyize imbere ntabwo waririmba. kwa kundi bajya babikora abana bagira ngo ni nk'igihano akaba batarimo aravuga ibintu bidafite akamaro reka tumushyire imbere akorwe n'isoni. banshyize imbere nkora konseri muri segonderi abantu twiganye muri 5e math physique muri Saint Andre barabizi. twakoze konseri préfet des études araza yumvira iryo shuri risakuza asanga mwarimu arimo nta kindi yakora arigendera. ariko ako kantu sinzakibagirwa na mwarimu ndamusuhuje kuko ndabizi ko iki kiganiro azakibona. ubwo nigira ejuru icyo gihe sinari nzi ko nzabigira umwuga. ndi muri radio rero umwuga wanjye wa mbere wari itangazamakuru n'ubu niwo ngikora. rimwe rero ndi gutegura amakuru ariko ntabwo ari ubwa mbere byari bibaye kuko ibintu byose mbikora ndirimba.
umugabo witwa Virgile nawe ndamusuhuje yaranyumvise arambwira ati ariko indirimbo zose uzi buri kanya uburirimba kuki ibyo bintu bitagutunga ariko ufite repertoire nanjye indirimbo nzi nyine uvuye ipfa kuba yitwa indirimbo ubundi kuko nitujya mu kiliziya ndaririmba nitujya mu rusengero ndaririmba mu musigiti nuko bataririmba ariko hari indirimbo z'icyaro niba ari uko ntajya njyayo nyine ntabwo mbizi ariko hari indirimbo z'icyarabu ndirimba hanyuma nitujya mu ndirimbo z'abana zindi twakuze twumva ipfa kuba ari indirimbo wenda wazatwigisha kuguruka nkawe ipfa kuba ari indirimbo ariko yego ubu nsigaye narize kurobanura ko naririmbaga indirimbo y'imvange shingura umambaho sasa niki cyaguteye guselekisiona ubu ngubu twarimo turi kureba Jane in general music Jane wakuze karaoke ubu ngubu ari umuntu uri gukunda kuri televiziyo ko ati asigaye aririmba ntabwo yazwi indirimbo ya Alexis Dusabe nayiririmba yego hari umuntu utakeka ko hari n'indirimbo ya Alexis Dusabe buriya natunze cassette ya Alexis Dusabe yego buriya buzima barimo bwo kuririmba indirimbo zose imvange za karaoke harya bumaze igihe kingana gute imyaka twari guhera 2008 kugera 2023 15 ni icyo abantu bakundaga kuri wowe igihe wabikoraga wenda ukaba waracyatse isi ukakizana mu nzu y'Imana abantu barabo twakoranye arabazaga kundeba bambwiraga ko babona mbikunda cyane bagakunda ukuntu mbikora kinyamwuga rero nubundi ndacyabikora kinyamwuga gusa wahinduye kandi ndabikunda cyane okay wisanze ute noneho reka tugukure muri karaoke wisanze ute usiga ushidu kuri kamera uri proud uririmba none nk'indirimbo Alexis Dusabe n'izindi zitandukanye dushobora kuririmba impamvu nuko naje gusanga ko buriya amagambo tuvuga ararema amagambo ararema kandi indirimbo ni amagambo yikubye kabiri kuko burya kugira ngo ijambo rireme uba warishyizemo amarangamutima iyo uvuze ijambo rigaherekezwa n'amarangamutima ujye umenya ko ibyo bintu bifite amahirwe menshi yo kubaho iyi ndirimbo rero zifite ukuntu zizamura amarangamutima iyo zazamuye ayo marangamutima rero ugashyiramo amagambo avuga ibintu bitari byiza ujye umenya ko bifite amahirwe yo kubaho ariko ni ibiki wiyatuyeho hari umupadiri wavuze ngo uririmbye neza abasenze kabiri niwe nabyumvanye bwa mbere ariko nkeka ko ari ijambo ryari risanzwe rizwi uririmbye neza abasenze kabiri ni ukubera ko ya marangamutima nayo aba yajemo murabizi no muri Bibiliya ko bavuga ko umuziki wirukana rwose imyuka mibi ikagenda ikindi ariko ni ibintu byo kwitondera cyane kuko na shitani ubwe yari umuririmbyi ukomeye iyo uririmba neza aba afite ishyari ugomba kumenya icyo kintu byanze bikunze hari ibintu byinshi bikwataka iyo rero binyuze noneho muri za ndirimbo muri ya magambo nawe wiyaturiraho hari umwuka w'ubusambanyi hari umwuka wo kwiheba hari umwuka wo gukoresha ibiyobyabwenge iyo ni imyuka ikunda kuzamukira cyane mu ndirimbo ubwo ndi kubivuga mu buzima busanzwe muri bantu batabigize umwuga ababigize umwuga bo muzabibona kenshi burya abaririmbyi baba bafite ibibazo byinshi bakunda guhura n'ibintu byinshi ukajya kubona ukabona umuntu
wari uzi ukomeye umeze neza ukajya kumva ngo yishwe n'ibiyobyabwenge ngo kubera ko yanyweye ibiyobyabwenge byinshi ukibaza ubundi yabinyweye ryari undi buriya yarabayeho gute bavuga ubuzima bw'ukumva ukuntu yarabayeho yihebye kandi uzi ukuntu yatangaga ibyishimo kuri stage ni ukubera rero ko akenshi amagambo turirimba mu miziki yacu nyine tuba tutayitayeho rero njye nsigaye mvangura ntabwo napfa kuririmba amagambo mbonye yose no kuyumva ahubwo ndabyirinda ndumva harimo izindi mbaraga zitari izawe gusa oya ntabwo ari izanjye byumvikana zaguteye guselekisiyo ukanguka reka mve muri sekira music none ntangire indirimba ndamye Imana kuva watangira gufata iyo cyemezo hari impinduka wabonye ku buzima bwawe mu buzima bwanjye zijyanye n'icyemezo wari ufashe cyo guhindura iyaze abari muri karaoke tubasezere barakubuze ntabwo basezeye kuko karaoke ntabwo irobanura umuziki ni ukuvuga ngo rero iyi miziki ndi kuririmba nayo muri karaoke irakora yego icyo nakoze ni ukuvangura amoko y'indirimbo amagambo ndirimba indirimbo ngiye gusubiramo ndabanza nkayitekerezaho kabiri kenshi ahubwo nkavuga ni indirimbo irafasha abantu njye si iramfasha iyi ndirimbo se irahesha Imana icyubahiro niba ibyo bintu byuzuye uko ari bitatu ikaba ari indirimbo ifite injyana nziza mu byo wakoraga wabonaga hazamo ibidahesha Imana icyubahiro cyane kiriya gihe burega turi kureba umuntu wa kera wahindutse akaba yego n'umuntu byaraza noneho kuri ubu unyuzwe n'igice uri gukorera mu muziki cya gospel yego biranyuze kuko bimpa amahoro binzanira umunezero ntabwo nari nabikora cyane wenda ntabwo mbifitemo uburambe nk'imyaka yose namaze ndirimba indirimbo zivanze urumva nibwo nyibitangira ariko maze kubona yuko ari ibintu bihindura ubuzima bwanjye bwarahindutse 100% burimo umunezero kandi nabo mfasha ndabibona ko noneho mbafashije mu buryo bwa nyabwo kuko mbere nashobora kuririmba indirimbo zishobora kuzamura mu muntu ibitekerezo by'ubusambanyi rwose oya tuvuge ko icyo kintu indirimbo ishobora guprovoka umuntu gusambana cyane kubera message cyane ariko hari izo njya numva by'umugani kabisa ku buryo uziteze amatwi cyane kandi ikibabaje cy'izi ndirimbo hari igihe tubivuga abantu bakavuga ngo ibyo ni ugukabya ngo none se ngo umuntu ngo hari ubwo baba babimubwirije indirimbo umuziki ufite imbaraga ziguhindura ntabwo bikeneye kubitekerezaho ntabwo ari ngombwa kubitekerezaho uzisanga uri muri dushe wumva urimo urarimba indirimbo nawe uzi ko ifite amagambo mabi ugerageze kuyikura mu mutwe byange wirirwa iyo ndirimbo uyiririmba ujye kumva wumve mu mutwe niba ibyo bintu mvuga mbeshya ushyire kuri comment uvuga uti urabeshye ntabwo ibi bintu ari byo kuko nzi neza yuko ibyo bintu ariko bimeze rero umuziki ufite imbaraga ku buryo ugukoresha ibintu utari wanatekereje ntabwo nibuka ikiganiro nabibonyemo ariko ni umunyarwanda wari uri gutanga ubuhamya avuga ukuntu mu rugamba rwo kubohora igihugu uretse naho ngaho ariko n'ubu ngubu twatanga n'izindi ngero ariko we yatangaga ubwo buhamya avuga ati twagiraga umuziki wo bita morale nta kintu ntabwo wabaga ubwira abantu wenda ngo mujye ku rugamba ngo mugire gutya reka da baririmbaga ibintu bisanzwe ariko bikabazanamo imbaraga uzumve ku ishantiye niho hantu njya mbyumvira muri uyu mujyi mu Rwanda yewe no hanze ibyo ari byo byose umuntu mukuru ushobora gukurikira iki kiganiro ashobora kuba yarabonye ishantiye nk'ahantu bubaka amazu manini ama etaje no ku mihanda bajya babigira kwa kundi abayedi baba bari gutunda umucanga batunda amabeto aho uzasanga babikora badafite umuziki bataririmba nibo baba biririmbira ni hake bashobora gukora amasaha kuvuga ngo ntabwo aba yabitekerejeho pe ariko abafite morale aba yumva afite imbaraga abagiye ku rugamba nicyo kintu cya mbere bakoresha yerega n'abagiye mu busambanyi buriya abatereta barabizi uretse ko abatereta bose atari ko baba bagiye mu busambanyi ariko umuziki barawukoresha mu gushyingura umuziki barawukoresha mu bukwe umuziki barawukoresha ntugire ngo burya ni ukugira ngo bashimishe amatwi gusa hari ubundi butumwa buba bwihishe inyuma bivuga ngo umuntu
uri mu nzira y'Imana igororotse, hari ubwoko bw'indirimbo adakwiye guha amatwi rwose. Kutaziririmba ntibihagije, ureke no kuzumva. Wari uzi ko wenda hano mu Rwanda sinzi niba ubwo buhanga tubufite, ariko ku rwego rw'isi bariya baririmbyi uzabona b'ibirangirire bagira uburyo bakoramo imiziki, aba producers nabo barabizi, ibyo bita subliminals. Bakora umuziki ugacuranga gutya bisanzwe, hakaba andi majwi y'ibi bicurangisho dufite ahangaha ugutwi kudashobora kumva, ariko bitabujije ko umubiri utumvise wa muziki. Nimvuga umubiri wumve ibindi bice bigize umubiri, ukaba uri kumva umuziki usanzwe, wanatega amatwi ukumva ni indirimbo isanzwe, ariko ibitekerezo wa muziki kuzamuramo ugahita ubona ko bidasanzwe. Abo ba producers rero ku rwego mpuzamahanga ibyo bintu barabikora, ugasanga nk'abantu bumvise indirimbo batangiye kugira imico ya violence, guhohotera, gushaka kurwana, uburakari budasanzwe, kubera ko yumvise wa muziki. Uwawukoze arabizi ibyo yashyizemo, ntago wowe ugutwi kwawe kuri bubashe kubyumva, ariko wa muziki hariya inyuma hari ibirimo uri butume ukora utari watekereje. Rero ni byiza kumenya kurobanura. Ndirimbira kano kantu. Iyo turi mu bibazo byo mu buzima, Satana aradufata maze akadushuka tugateshuka. Umukene akaririra ibya mugenzi we, agashaka n'uburyo yakwibangwa abone uko yakira. Urakoze cyane. Dusoza iyi ndirimbo, kuki uyu munsi ari ushimye kuririmba, bivuze ku buzima bwa Jane wahindutse akava muri karaoke akaza gukora Imana? Ndashaka kubwiza ukuri ko muri ubu buzima nsigaye nyoborwa na Roho Mutagatifu. Mva mu rugo nje ngo dukorane indirimbo, ntabwo indirimbo ariyo nari nateguye. Yego. Mu gihe bari gutegura iyi nanga, umucuranzi yakozeho gutya iyi ndirimbo imuzamo, ndavuga nari iyo ndirimbo inyibukije kera ukuntu yamfashaga. Mpita nyishaka kuri YouTube, ndongera ndayumva, numva ndongera ndafashijwe, ndavuga ni indirimbo twayikoze. Kiza amahirwe nsanga uzi kuyicuranga, nsanga uyu mudamu azi kuyicuranga, biranejeje cyane. Ariko uyu mudamu umva ndaza kuguhobera kuko ubu nguhobeye dushobora gucamura igitara. Ni umusoliste mwiza, twarakoranye ubwashize ikiganiro cyari kimeze neza. Uyu mudamu tujye dukorana buri gihe. Yitwa Marta. Reka nawe asuhuza abantu. Reka nawe asuhuza abantu. Ndabasuhuje mwese, ndabakunda mugubwe neza. Amazina nitwa Nyirantawuyirusha Marta. Marta afite impano. Afite impano ikomeye, ubwashize yakoreshejwe n'Imana y'ubutwari cyane, n'undi mudamu we bari ku icyo gihe. Kandi burya si ukubapinga, ariko mbona umudamu ikintu yashyizeho ukuboko akavuga ngo iki ngiye kugikora, ari seriyeuse, aragikora pe. Ibyemezo byanyu bingana n'ibikorwa. Ibyo dufashemo umwanzuro tugende gutya rero. Jane wavuye ari hano wageze hano, ubu aderese yawe ni mu nzu y'Imana, birumvikana cyane. Nirihe somo wigiye mu buzima bwose? Rikubiye muri iyi ndirimbo ya Alexis Dusabe, isi ni icumbi. Iyi si twarayiragijwe, ntacyo nazanyemo, nta nicyo nzakuramo. Ni ukuri twige kunyurwa n'ibyo dufite, tubana amahoro. Impamvu mbivuga ni uko urumva
nakoze karaoke imyaka 15 wari umwuga wanjye. Njya mbivuga ko ni umwuga wanyinjirizaga kurusha iyindi yose nakoraga. Nza guhagarika karaoke kubera imbaraga za Roho Mutagatifu. Nabanje kubishidikanyaho nkavuga ariko ko numve ibi bintu ndi kubikora ntishimye, ariko kandi nibyo mpanze amaso, nibyo bintunze, gusa nibihagarika biragenda bite, niho ngura amafaranga. Reka tujye tuvuga ibintu mazina yabyo. Ko nkeneye amafaranga ngo mbeho, nimbihagarika biragenda gute? Ngenda mbona ibimenyetso, najya njya kwitegura ngiye gukora concert, imvura ikagwa nyinshi kananira kujyayo, mara nk'amezi 2 bigerageza byanga. Ndavuga ariko ko Imana iri kumbwira ku kintumva. Aya mezi 2 se ko ashize ntinjiza sindiho. Noneho nibindi nakoraga byose birahagarara n'ubu ndacyari ku Imana ikora. Ni hahandi Alex yavuze ngo twitegereze n'inyoni. Nanjye ndiho kandi ibyo nari nishingikirijeho byose byarahagaze. Ubuzima burakomeza. Noneho hazamo ikindi gishya, umunezero ntari mfite mbere. Nahoraga kuri stress mvuga aha nari ngiye gukora, nari kwinjiza amafaranga, none bwabuze, imibare irapfuye, nga stress nkabara, nkumva byanze guhura. Ubuzima bukenda guhagarara, ariko ubu ngubu nta mibare ya stress ngira. Urakoze cyane. Yes, aha ni Jenny Uwimana niwe twari kumwe. Nifuje rwose ko mu mwanya tukamwumva agataga no gushinga intahe no gutanga ubuhamya. No gutanga ubuhamya. Kinyarwanda murakivangira. Kamera iriho abibaze mbibaze. Ubwo ni wowe ubibaza, buriya se hari uzi ko ahari. Tutarasoza hari umuntu wantumye ngo nkubaze. Umwuka wera mwahuye ute? Yagusanze yakugendereye ute ku buryo aguhata ibi bintu byakwinjirizaga? Kuko ntari mu isomo duhita kudutanga mu ryo kumvira umwuka, no kubwira abantu uburyo cy'umwuka w'Imana ashobora gusura abantu akabacaringa kandi bagahinduka. We byagenze ni urugendo rurerure bitari bunyorohere kuruhina, ariko ndagerageza. Hari ibihe nagezemo nkora uyu muziki, kuko ubundi mbere no mu myaka ya mbere ngitangira umuziki ni ibintu byamfashaga cyane. Numvaga wenda nk'igihe mfite depression, nk'igihe numva ntamerewe neza, najya ku kazi ngataha numva namerewe neza, ariko ntibitinde nkaza kongera kugera igihe cyo gusubira mu kazi n'ubundi numva byagarutse, bikaba ari ibintu bihoraho. Byaje kugera igihe rero mu mwaka ushize noneho numva pe burundu umuziki mwanzi. Numva ikintu kinjemo ni ugushaka kujya gusenga. Numva ndashaka kujya gusenga. Ntabwo ari uko mbere ntasengaga, ariko ntabwo nakundaga kujya guterana, kujya guhura n'abandi bakristo ngo dusengane. Numva ndashaka kujya guhura n'abandi bakristo. Hari ukuntu ndega burya iyo umuntu atuje ukagerageza kumva umutima wawe, kwa kundi gutekereza, ugerageza kureba icyo ushaka mu buzima, icyo ugamije kugeraho, niho burya umwuka wera cyangwa Roho Mutagatifu avugira. Tujye tumenya gufata umwanya wo gutuza, dutega amatwi, kuko twibukiranye ko Roho Mutagatifu buriya ni Imana. Ni igice niba navuga gute, ni isura y'Imana, imwe mu masura y'Imana. Roho Mutagatifu rero kugira ngo abashe kukuvugisha wumve nuko ubutuje, ntago avugira mu rusaku. Ni ukuvuga ngo niba ubyuka kanya wagiye muri shuguri, wagiye gushakisha nimugoroba, uri umuntu ukunda no kujya gusenga, wagera mu rusengero ukavuga ugacuranga mugasakuza ugataha. Birashoboka cyane ko ushobora gutaha nta kintu wumvise kandi yakubwiye, ariko iyo utuje ugatega amatwi, ushobora kuba uri iwawe, ushobora kuba uri aho ngaho mu rusengero aho wagiye gusengera n'abandi bakristo, ariko ugatuza
rwose urumva hanyuma rero ukamenya icyo wumva koko uhatirwa gukora ikikubwira yuko ari cyo roho mutagatifu aguhatira ni uko wumva ko ibindi byose uri kugerageza bigenda byanga icyo washakaga gukora kindi gihita gitangira kuba intambara mu buryo budasanzwe ariko cya kindi roho mutagatifu aguhatira kikikora ugerageza gato gusa ngira ngo bihuye na rya jambo ryanditse muri bibiliya ngo utera intambwe imwe gusa mu izindi 99 nzazitera ni ukuvuga ngo rero ni ibintu bihita byikora ukumva ugenda ujyamo nanjye rero nuko byagenze ntangira gushaka kujya gusenga njya gusenga noneho nkajya numva rwose mbwirwa nkumva ngaruka rero mu bya konseri najyaga muri konseri nkatangira kumva ya magambo kurusha uko nayumvaga mbere y'indirimbo nacuranga nk'indirimbo nkumva irandya mu matwi pe nagerageza kwanariza gutekereza cyane ku magambo ayirimo nareba kuko naho hantu ndi nibyo iyo ndirimbo iri kubwira abantu ngahita mbona ko ari ibintu bidahesheje Imana nkabibona pe ukabona ko ibyo ubutumwa buri gutangwa ntabwo biri guhura noneho nataha naba ngiye gusenga ntuje mwumva umutima uranshinja rwose hari ukuntu batubwira ngo iyo utangiye gusenga usaba Imana imbabazi ukicuza ibyaha wakoze ngahita numva ejo hari umuntu ari ndi kubiganiraho n'abavuga ngo abanyarwanda tugira ukuntu tugira lisite y'ibyaha ugahita uvuga ngo sinica sinsambana siniba singira gutya na gutya ukabirondora noneho twa tundi duto ukaba udufite ahantu watubundikiye kandi umutima ukajya ukubitaho wakubitaho nawe ukasa nk'utwigiza hirya ho gato iyo rero roho mutagatifu yakugendereye byose uhita ubibona bishinyitse gutya watangira kuvuga ngo sinagize nabi ngo sinagize nabi roho mutagatifu igahita ikubwira ati uribuka bya bindi wakoze buriya se wowe ubitekereje urumva ari byo nta muntu uza ngo abikubwire wowe ubwawe uravuga uti ibi bintu siko atari byo koko hanyuma ugahita ushaka inzira zo guhinduka ni hahandi rero nagerageje nkavuga ariko ibintu ndabibona ko atari bibi ariko se Mana ko ariho nkuru umugati ndabigenza gute ndabihagarika se ntangira kwiha igihe ndabangura nabihinduye igihombo neza nuko byagenze kuko ntabwo ari urugendo rwanyoroheye natangiye nyine kujya nshyiramo imibare nkavuga niyo bitagenze neza nabwo mpura n'ingaruka ko mba mfite amadeni hirya no hino ngizo za banke ngaba abantu b'inshuti bagoboka kwa kundi amafaranga bayatinze kuboneka noneho nimbihagarika burundu bizagenda gute ndibuka bijya guhagarara bwa nyuma naricaye narindi mu cyuma ndi gusenga ndavuga ni Mana rwose kwa gatandatu nzajya kuririmba kandi aya mafaranga nayabariye nereka Imana ibikorwa nteganya gukora kandi byiza ndavuga ni rero rwose ngomba kujyayo ndagerageza kwa kundi niyemeje ko indirimbo ngomba kuzirobanura niko ndi bubigenze hanyuma mbe ndi gutekereza uburyo nzahindura noneho kuko abakiriya biragoye kubumvisha ko za ndirimbo bakundaga ntakizibacurangira ngiye gucuranga ubundi bwoko bw'indirimbo nuko rero nabigenje ndagenda bwa mbere ndakora ariko noneho umukiriya akaza akavuga ati niba udashaka kuririmba ngiye ncurangira niririmbire nta kibazo ntareba nkavuga se ndanga no kumucurangira biraba izindi ntambara gacuranga ntashye umutima nyine uhita uti wari wiyemeje yuko uri buhindure none nabyo byakunaniye avuga utaha noneho rwose ntabwo bizanga ubwo butaha rero nibwo imvura yatangiye kugirwa nicaye narepese natunganyije lisite nziza indirimbo nziza rwose natoranyije numva nta kibazo kiri bubeho ariko imvura ikagwa kubera ya mibare nakoze mvuga ngo Mana ngo nintajya kuririmba ngo ntago ndi bubeho se ndabaho gute ngo biragenda gute mpita numva ijwi rimbwira ngo ubuse ko imvura iguye noneho urabaho gute ubuzima se ntibukomeza imvura se hari umuntu ufite ubushobozi bwo kuyitangira nta bushobozi dufite bwo kuyitangira imvura iragwa nyine ibikorwa bigahagarara nuko byagenze bimara igihe ngeze ndavuga rero iyi ntambara rwose ntabwo ari iyanjye Nyagasani nzamuye amaboko ndakwiyeguriye ibisigaye niwe uzabiyobora njye mu murongo numva ko roho urangije urarema ngo ni wowe mugenga
wow yes ni Uwimana Jane twarimo turaganira ikiganiro cyacu reka tugisoreze hano ariko ngararikwa ntashira tuzojya tumugarure tugiye kujya dukorana cyane uyu murimo w'Imana wo kuramya Imana ndetse no kuyihimbaza ngira ngo uzagaruka hari umuntu ushobora kumva ibitekerezo byawe byiza mu muziki muri experience ufite agashaka ko yakwigiraho cyangwa akagusanga imboga isa kugira ngo agire icyo kungukiraho twamuha amahirwe yakubona kuri address nta kibazo ni nimero ya telefone nkunda kuyitanga ariko mbere yo kwitanga ndabivuga rwose niba uzi yuko ibintu ugiye kumbwira bitubaka nakoraho mutagatifu azakwibwirira ni 0788 31 89 97 nisubiremo 0788 31 89 97 iyi ni nimero itangirwaho ibyubaka ni nimero y'akazi nukuri ariko ushatse no gukanda akanyenyeri ngo akanda kabisa nakwira kakira nta kintu bitwaye urakoze Jane ndagushimiye cyane ibiganiro byacu nakagaruka ubiteka abaye